Birashoboka ko bitari ubwa mbere mubonye Christopher George Lator Wars ubonye izuba tariki ya 21 Gicurasi 1972 mu bitaro bya Cambridge biherereye Brickend muri New York. Avuga ko ababyeyi bakomokaga muri Jamaica aribo Violeta Wars wari umwarimu wigishaga abana bato kandi akanategura ibikorwa bya muzika ku ishuri, ndetse na Sylvain George Lator wari umukozi w'ubwubatsi kandi ukunda gucuranga injyana ya jazz. Si yaje kuva mu muryango w'umwana afite imyaka 2 gusa mu 1974, bituma nyina Violeta asigara murira wenyine mu gace bari batuyemo ka Creighton Hill kegereye Bedford. N'ahantu hari huzuyemo ubukene bukabije cyane n'ubugizi bwa nabi, cyane cyane mu myaka yo mu 1970 n'1980. Uyu mwana yakuriye mu rugo ruyobowe n'umubyeyi umwe ari we James Barnes mu gace ka Creighton Hill. Nyina yashyiraga imbere cyane uburezi, ikinyabupfura n'imyitwarire myiza. Yakoraga amasaha menshi nk'umwarimu, rimwe na rimwe akifashisha ubufasha bwa leta, ariko agakomeza gushyiraho amategeko akomeye kugira ngo umuhungu we akurikire uwo murongo mwiza. Nubwo yari akikijwe n'ibihe bibi by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bya crack n'amatsinda y'abanyarugomo yari ayobowe na Bedford, mu mashuri abanza yaje kwiga igihe gito mu ishuri rikuru rya Katolike ryitiriwe Musenyeri Lagrin. Nyuma aza kwimikira mu ishuri ryigishaga imyuga n'ubumenyangiro rya George Westinghouse, ariko n'ubundi ntiyahatinze kuko yaje kurivamo mu mwaka wo mu 1989 afite imyaka 17 y'amavuko. Avuga ko amashuri atamushimishaga ko kandi yashukagwa n'amahirwe yo kubona amafaranga yihuse yo mu muhanda. Akiri muto cyane yamenyereye kumva umuziki wa reggae binyuze ku mizi ya nyina yo muri Jamaica kuko yakundaga izi ndirimbo. Yumvaga abahanzi nka Bob Marley, Rock Doby mu rugo kandi humvikanaga indirimbo zitandukanye za R&B zo muri Amerika n'izindi njyana. Ibi byose byaje kumufasha kubaka uburyo bwiza bwo kuvuga amagambo. Kumujyana n'injyana byaje kumugira umwe mu baraperi bakomeye cyane, aragenda aravugwa biratinda. Yajyaga kandi areberera ku mihanda ya Brooklyn ahantu bakoreraga ama freestyle we n'abandi, nabyo bikamwubaka mu buryo bwo kuririmba. Ubuzima yabayemo, kubura ubuyobozi bwa se no gukurira hagati y'abantu harimo no gusenyuka mu mibereho ye, byamuremye mu mitekerereze yo kubaho ashaka kurokoka. Yize byinshi mu byo yabonaga aho kuba ibyo yigaga mu mashuri. Mu mwaka wa 2019 gusa umuhanda yabagamo witiriwe izina rye witwa umuhanda wa Christopher Wars. Byari mu rwego n'ubundi rwo kumuha icyubahiro no kwemera uruhare yagize mu muco w'akarere ka Brighton no mu muziki w'injyana ya rap. Uyu mugabo yatangiye kugurisha ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa kokayine y'ifu ikomeye ku muhanda witiriwe Fulton i Brooklyn afite imyaka 12 gusa y'amavuko. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari mu bihe bikomeye byo kwibasirwa n'ibiyobyabwenge byasenye imiryango myinshi, bigatera urugomo n'ubusambanyi, ariko na n'uyu munsi n'ubundi biracyavugwa cyane. Mu 1989 afite imyaka 17 y'amavuko gusa amaze kuva mu ishuri, ubwe bwite yahisemo kwinjira byimazeyo mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge kubera amafaranga yihuse yabonagamo. Mu gihe amahirwe y'akazi keme yari make cyane. Muri uwo mwaka kandi yafashwe bwa mbere n'inzego z'umutekano azira gutunga imbunda itemewe kandi yuzuye amasasu, hakatirwa imyaka 5 y'igifungo gisubitse bigamije kumubuza kongera gukora ibyaha. Ariko byagaragaje ko yari amaze kwinjira mu buzima bwo gutwara intwaro nk'ubwirinzi bw'abacuruza kokayine cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Mu 1990 yishe amabwiriza y'icyo gihano asubira mu bikorwa byo mu muhanda nk'ibyo. Nyuma mu 1991 yongeye gufatirwa muri Leta ya Carolina y'Amajyaruguru azira gucuruza kokayine, afungwa amezi 9 ategereje ko ikibazo cye gikemuka. Ibibazo byose byagiye bikurikirana ubuzima bwe kuva ku gutunga intwaro, gucuruza ikiyobyabwenge no gufunga, byerekanye ko yari yarahisemo inzira y'akaga n'ubwo yari azi ko ingaruka zayo zishobora kumugeraho. Gusa ubuzima yari arimo bwatumaga benshi mu rubyiruko no muri icyo gihe basubira mu byaha nyuma yo gufungurwa. Nyuma yo kuva muri gereza 1991 azira ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge, Christopher yafashe ya mbere yinjira mu muziki. Yafashe izina ryitwaga Biggie Smalls maze akora kasete yigerageza ayita umwishanyi wa mikoro. Iyo kasete yakozwe n'umuvangamuziki witwaga Fifth Grand, hanyuma igezwa ku muvangamuziki witwaga Mr. C, wari umuntu ukomeye cyane mu njyana ya rap i New York kandi wari warakuranye n'umuraperi witwaga Big Daddy Kane. Mr. C yahise abona ko imana idasanzwe y'uyu mwana
cyane cyane uburyo yavugaga amagambo n'inkuru zo mu muhanda mu buryo bukomeye, maze atangira kwimenyekanisha mu bantu bo mu muziki. Kandi rwose yaje no guhika sete umwe mu banditsi b'ikinyamakuru cy'umuziki cyitwaga Isoko, bituma Wallace agaragara mu gice cyayo cyamamazaga impano nshya zitari zasinya muri kompanyi zo mu muziki. Mu kwezi kwa Werurwe 1992 bamushimiye ubuhanga bwe mu kuririmba no kuba afite ejo hazaza heza. Ibi byatumye Sean Combs wari ushinzwe gushaka impano nshya muri Uptown Records amutumira ngo amugerageze. Amaze kumwumva nawe yahise amusinyisha mu ntangiriro zo mu 1993 ashingiye ku nkuru z'ukuri zavugaga z'ubuzima bwe ko yari ari gushakisha imibereho. Nyuma ya Sean Combs yaje kwirukanwa muri Uptown Records kubera amakimbirane n'ubuyobozi. Ibintu byatumye ashinga Bad Boy Records muri uwo mwaka. Yahise ajyana Wallace muri iyo label nshya, aboniramo ubufatanye na kampani yitwaga Aristar Records kugira ngo basore indirimbo yo ku rwego rwo hejuru. Wallace yasohoye indirimbo ya mbere ku mugaragaro yitwaga Party and Bullshit tariki ya 29 Kamena 1993. Iri kuri album yitwaga Soundtrack ya filime Who's the Mans. Iyi ndirimbo yakozwe na Easy Movie. Iyi ndirimbo yese ikundwa cyane ku rubyiniriro kubera imbaraga yari ifite, amagambo akomeye n'inkuru z'ubuzima bwo kwishimira ibikorwa byo mu mihanda. Icyo gihe nibwo yatangiye kuva ku kuba mu muhanzi wo mu gace kamwuzwi gutyo atangira kuba izina rikomeye cyane mu muziki. Wallace yakomeje gufasha no kuzamuka mu itsinda rya Junior ryitwaga Mafia. Itsinda rya hip hop ryari rigizwe n'inshuti zizo mu bwana n'abahanzi bato yabaga ayoboye. Muri bo hari mu muraperikazi witwaga Lil Kane waje kuba umwe mu bakomeye cyane mu muziki wa rap. Iri tsinda ryari kimwe mu byerekanye uburyo Bad Boys Records yashyiraga imbere ubudahemuka hagati y'abahanzi bayo no gukomeza isura y'ubuzima bwo mu mihanda. Tariki ya 29 Kamena 1995 Junior yasohoye album yabo ya mbere yiswe Conspiracy binyuze muri kampani n'ubundi yitwaga Adios Record. Wallace yagaragaye mu ndirimbo nyinshi z'iyo album, harimo n'iyakunzwe cyane yitwaga Praise and Them. Iyo album yagenze neza ku isoko ry'umuziki. Indirimbo zikomeye zo kuri album zari zirimo Get Money, I Need You Tonight, zagaragaje uburyo iri tsinda ryakoraga nk'umuryango umwe, aho buri wese yatangaga impano ye, ariko byose bikubaka izina rya Wallace nk'iry'inzu ya Bad Boy. Byari uburyo bwiza bwo kwagura ubucuruzi bwe no kubaka izina rikomeye ry'itsinda rifite imizi ikomeye ku nkombe y'uburasirazuba bwa Amerika. Mu 1999 Wallace yakoze ubufatanye bukomeye cyane n'abahanzi bakomeye ku rwego rw'isi. Atanga verses ya rap mu ndirimbo ya Michael Jackson yitwaga This Time Around, yari iri kuri album yitiriwe izina History Past, Present and Future Book. Ibi byamuhuje n'abahanzi ba hip hop bari bakunzwe mu buryo butandukanye. Yanakoranye n'itsinda rya R&B ryitwaga Total mu ndirimbo bise Can You See, yerekanye uburyo Bad Boy yahuzaga rap n'indirimbo zirimo amajwi meza y'abaririmbyi. Ubu bufatanye bwose ntabwo bwari ubw'umuhanzi gusa, ahubwo bwari ingamba zo kubaka ubwami bwa Bad Boy Records no gushyira Wallace ku rwego rwo hejuru nk'umwe mu bantu bakomeye cyane muri label. Ariko muri icyo gihe kandi intambara hagati y'inkombe y'uburasirazuba n'inkombe y'uburengerazuba mu myaka ya rap yatangiye gukaza umurego nk'uko byitwaga gutyo. Tariki ya 30 Ugushyingo 1994 Tupac Shakur yarashwe inshuro 5 ari mu nyubako ya studio ifata amajwi i Manhattan mu mujyi wa New York mu gikorwa cy'ubujura bwari bugamije no kumwambura imitako ifite agaciro k'ibihumbi 40 by'amadolari. Nyuma yo kurokoka icyo gitero, Tupac yatangiye gushinja Wallace wari uzwi cyane ku izina rya Biggie hamwe na Sean Combs ko bari bazi ibyari bigiye kuba cyangwa se ko banabigizemo uruhare. Avuga ko bari mu cyumba cyo hejuru muri iyo studio kandi ko yari yatumeye kuhaza mbere y'uko araswa. Mu kiganiro hari ikinyamakuru cy'imyidagaduro muri Mata 1995, Tupac Shakur avuga ko Wallace na Combs bamuburiye nubwo bashoboraga kuba n'ubundi bari basuye umugambi. Avuga ko uburyo bitwaye nyuma y'icyo gitero bwatumye akeka ko bamugambaniye, ariko Wallace akomeza kubihakana ashikamye. Avuga ko icyo gihe yari mu kazi ko gufata amajwi muri studio ko kandi nta kintu yari azi kuri iki gitero cyari kigiye kuba. Yavuze ko Tupac yashinjaga abantu kubera ubwoba no kutizera abantu nyuma yo kuraswa. Sean Combs nawe yahakanye ibyo birego, avuga ko nta mpamvu zifasha abahanzi yari kugira yo kugirira nabi Tupac kandi ko bari basanzwe bafitanye umubano mwiza. Polisi ya New York yavuze ko iki gitero cyari ubujura bwakozwe n'abantu batazwi ko kandi nta gihamya na kimwe
kigeze gihuza Wallace cyangwa se n'ubundi Cobras n'icyo gikorwa. Nta muntu wigeze aregwa cyangwa se ngo afashwe, nubwo nta gihamya yari ihari, ariko ibyo birego byateje urwango hagati ya Tupac na Wallace. Indirimbo ya Wallace yitwaga Who Shot Ya, nubwo yari yarafashwe mbere y'igitero cya Tupac, yasohotse nyuma yaho tariki ya 21 Gashyantare 1995. Tupac n'abandi benshi bayifashe nk'ari ugutera urwenya ku kuraswa kwe. Wallace yasobanuye ko indirimbo itari kuvuga kuri Tupac, ahubwo yavugaga urugomo rusanzwe rwo mu mihanda ko kandi yari yarayikoze mbere y'igitero, ariko Tupac ntiyabyemeye. Nyuma yo gusohoka muri gereza no gusinyanya na kampani yitwaga Death Row Records mu kwakira 1995, yasakomeza intambara yeruye. Iki ni n'ikiganiro nigeze gukoraho. Tariki ya 19 Mata 1996 yafashe indirimbo yitwaga Hit 'em Up, yasohotse tariki ya 4 Kamena 1996. Muri indirimbo yatutse Wallace na Sean Combs n'abahanzi ba Bad Boy mu magambo akomeye cyane ndetse arimo n'iterabwoba. Icyo gihe amakimbirane yari amaze kuva hagati y'abantu babiri ahinduka intambara hagati ya Bad Boys Records yo muri New York n'iya Dead Row Records yo muri Los Angeles. Wallace yabaye nk'umusirikare uregera Eastern Coast. Ibinyamakuru byakomeje gushyushya iyo ntambara, biyita Coast War, bikurura abantu ariko birushaho gutandukanya abahanzi na rebo n'abafana. Nubwo byasaga bityo, Wallace yirinze gusubiza Tupac mu ndirimbo z'amatiku. Mu kiganiro cyo mu 1996 yagize ati, ntabwo nabona impamvu nakaza igihe cyanjye cyangwa se impano yanjye nuko undi muntu wirabura we akora ibye nanjye nkomeze gukora indirimbo zanjye. Byasaga nk'amagambo aremereye. Yakomeje guceceka mu ruhame, yibanda cyane ku gutegura album ye yari ikomeye yari igiye kuza yitwa Life After Death cyangwa se ubuzima nyuma y'urupfu. Ariko we nubwo yageragezaga kugabanya ubushyamirane, uwo mwuka mubi wari umaze gufata indi ntera, ugaragaza ko hip hop yari imaze kuvanga ubucuruzi, ishema ry'uturere n'urugomo rwo ku mihanda. Muri Gashyantare 1995, Wallace yongeye gufatwa n'inzego z'umutekano muri Pennsylvania. Yashinzwaga gukubita umuntu bikomeye no kumwambura telefoni nyuma y'igitaramo yari amaze gukoramo. Byavugwaga ko yamuvunnye urwasaya mbere yo kumwiba telefoni ye. Tariki ya 23 Werurwe 1996, polisi ya New York yongeye gufata uyu mugabo hamwe n'inshuti ze zarimo The Mania Booters, bashinzwaga gukubita umuntu hanze ya studio. Ibi byatumye akomeza kugira amateka yo guhura n'amategeko nyuma yo kuba icyamamare. Bigaragaza ko ubuzima bwo mu muhanda yavugaga mu ndirimbo ze bwari buri no gukomeza mu mibereho ye bwite. Muri umwaka mu 1996 yongeye guhura n'ibibazo bijyanye n'ibiyobyabwenge n'intwaro. Tariki ya 22 Nyakanga 1996 yafatiwe New York. Nyuma y'igenzurwa ry'imodoka ye, polisi isangamo urumogi. Nyuma y'iminsi mike, tariki ya 31 Nyakanga, polisi yagabye igitero iwe mu rugo rwe rwa Neck muri New Jersey. Basanzemo imbunda nini yasibwe nimero y'iranga, ibice by'imbundano ndetse n'urumogi. Ibi byatumye ashinjwa ibyaha by'intwaro n'ibiyobyabwenge. Ibi byose byanarenze ku gihano cy'imyaka 5 y'igifungo gisubitse yari yarahawe mu 1989 kubera gutunga intwaro mu buryo butemewe. Kuva mu 1989 kugeza hagati yo mu 1996 yari amaze gufatwa nibura inshuro 7 azira gukubita abantu, intwaro, ibiyobyabwenge no kurenga ku mabwiriza y'urukiko. Nubwo rimwe na rimwe yacibwaga amande cyangwa se agahabwa ibihano byorohejwe nko gufungwa, byagaragaje ko izina rye ryari rikomeye ritamurinze gukomeza no gukurikiranwa n'amategeko. Mu rukerera rwa tariki ya 9 Werurwe 1997, nyuma yo kwitabira ibirori byo gutanga ibihembo by'umuziki ndetse n'ibirori byakurikiyeho byateguwe n'ikinyamakuru cy'imyidagaduro mu nzu ndangamurage y'imodoka i Los Angeles, Christopher yavuye aho ajya mu modoka zari zirekejwe n'abarinzi benshi ku rwego rwo hejuru. Yari yicaye ku ntebe y'imbere mu modoka y'umukara, yari itwawe n'umurinzi we Sean Combs. We yari mu modoka yari imbere yabo. Kubera amakimbirane yari hagati y'inkombe y'Iburasirazuba n'inkombe y'Iburengerazuba, Wallace yari afite imbunda ya milimetero 9 nk'ubwirinzi. Ahagana saa 6 z'ijoro n'iminota 45, imodoka yabo yari ahagaze ku itara ritukura ahahurira umuhanda. Muri ako kanya indi modoka yijimye yahisiza ku ruhande rwabo. Umugabo w'umwirabura wari wambaye ikoti ry'ubururu yasohoye igice cy'imbunda mu idirishya, ahita arasa amasasu nibura 9 yerekeza mu modoka ya Wallace. Yarashwe ku kuboko kw'iburyo, ku rutugu n'akaboko ko hejuru no kwitako ry'ibumoso, ndetse n'isasu ryinjiye mu nda no mu gatuza.
Iryo sasu ryangije amara mu rwego rukomeye cyane, urwagashya, umwijima, umutima n'igihaha cy'ibumoso birangirika. Ibintu byatumye ava amaraso menshi imbere mu mubiri. Umushoferi yahise yihutira kumujyana ku bitaro. Bageze mu minota mike gusa, ariko nubwo bagezeyo vuba, Wallace yapfuye azize ibikomere bikomeye cyane. Bitangazwa ko yitabye Imana saa 7:15 z'ijoro ku isaha yaho muri Los Angeles. Yari afite imyaka 24 gusa. Nta muntu n'umwe wahise afatwa ku bw'icyo gitero. Imodoka yakoreshejwe n'abarashwe n'intwaro bari bafite byasaga nk'iyakoreshwaga mu bitero by'amatsinda y'abagizi ba nabi bo muri Los Angeles, ariko nta gihamya yigeze igaragara uwabikoze cyangwa se impamvu yabyo. Sean Combs uri mu modoka y'imbere yumvisha urusaku rw'amasasu ahita yikubita hasi arihisha. Nyuma yavuze ko yishe nyuma ko nawe yashoboraga gukurikiraho. Polisi ya Los Angeles yise itangira iperereza ako kanya, ariko ryagendaga gahoro cyane kubera ko ababonye ibyabaye hanze banze gutanga amakuru. Bamwe batinyaga kwihorera, abandi bagakurikiza umuco wo kutavuga kuri polisi. Abarinzi, abari mu birori n'abandi bantu bakekwaga ko bafitanye isano n'amatsinda ya Brothers na Crips batanze amakuru atuzuye cyangwa se anyuranye. Nubwo polisi yabonye ibimenyetso birimo imodoka yakoreshejwe n'amasasu, nta gihamya ihagije yabonetse nyuma, nta nubwo yigeze hagira ufatwa cyangwa se ngo agezwe imbere y'urukiko. Mu 1997 kandi FBI nayo yatangiye iperereza ryayo ku bijyanye n'uru rupfu. Basohoye impapuro zirenga 800 muri 2011. Izo nyandiko zagaragaje amakuru yatanzwe n'abayihishe yewe n'isesengura ry'amasasu, ariko ntabwo nta bimenyetso byari bihagije ngo habeho abakurikiranwa. Uhoze ari umupolisi witwaga Rwa we yavuze ko uru rubanza rwemeje ko ari bamwe mu bapolisi b'ishami rya Repart Division baba baragize uruhare muri ubwo bwicanyi kubera ruswa n'imikoranire yabo na rya tsinda ryitwaga Death Row Records ndetse na Suge Knight. Yavuze ko nyuma yo kwegura mu 1998 avuga ko bamubuzaga gukora iperereza uko bikwiye. Ibyo birego byaje no kugarukwaho mu gitabo cyitwa Leibniz cyasohotse muri 2002, ariko nta gihamya ifatika yigeze bishyigikira. Urupfu rw'uyu mwana rwakomeje kuba urw'amayobera nk'urwa Tupac Shakur, aho urwanga, ubwoba n'umuco wo guceceka byatumye ukuri kutajya hagaragara. Mu gihe cy'umwuga we ndetse n'inyuma y'urupfu rwe, The Notorious B.I.G. yahawe inshuro nyinshi kandidatire ya Grammy Award, ariko ntiyigeze atsinda na rimwe. Mu 1996 yahataniye igihembo cy'umuraperi mwiza ku ndirimbo yitwaga Big Bob. Mu 1995 yahawe igihembo cy'umuririmbyi wa rap w'umwaka mu birori byo gutanga ibihembo by'umuziki kubera uburyo album ye ya mbere yari yarasize ku isoko nyuma y'urupfu rwe. 2020 yashyizwe mu nzu y'icyubahiro y'abahanzi bahinduye amateka y'umuziki, ahabwa icyubahiro gikomeye cy'abasize umurage udasanzwe. Sean Combs na Jay-Z ni bamwe mu bamushimiye cyane muri uwo muhango. Album ye yitwaga Ubuzima nyuma y'urupfu yageze ku rwego rwo hejuru muri Amerika, imaze kugurishwa kopi zirenga miliyoni 11. Yabaye imwe mu mizigo z'indirimbo za rap zagurishijwe cyane kurusha izindi z'umuhanzi umwe.